uje guti wowe uri kwigomeka kuri leta ibintu nk'ibyo bimeze bikaza ariko shema ivuga byose no kuri tata yendo kadamazi ufite makuru mana ameza atese uzibonye uzi Kevin ari gutereta mana we uzajya kumbwira ibiki ari gutereta ese kwa Kevin ari gutereta nibyo bya oye ngiye kucyumbuza liberté yo guteretana naye ngiye kujya neretana umva ubyumve ngiye guteretana ari gitangaza uramushyikiye ubundi se gutetana umva mbonye ari iki kikuru mana we umva uramushyikira yenda neretana buri munsi nigenga njye hanze buri gihe no gute nyero muri picnic ahantu hose ngeyo ngiye kwigenga ntabwo byashoboka reka nkubwire rero kuba Kevin ari kuganira n'umuntu ntibivuze ko ari gutereta cyangwa se ari gukora ikintu kibi sibyo abaganira bose ntabwo baba bateretana ahubwo narigize ubwoba ikindi kandi ugomba kumenya Kete ntabwo nakubujije gukundana ntabwo ari cyo kintu nakubujije ahubwo hari urwego imyaka ikigero utangira kubijyamo Kevin rero yize primaire yiga segonderi yiga kaminuza Kevin umusore uri hagati y'imyaka hafi 30 oya niyo yateretana we ni mu gihe ikiza n'ikibara kiza ariko wowe se icyo tukuziza ni iki uracyari ku ntebe y'ishuri urakiga bumvikana utangiye kujya mwabura abo bungu tefe kuba yanatereta ntabwo cyaba ari gitangaza pe na niki akuma muranya nga rwose bari kubivuga naye ngiye kujya neretana ariko umva ngeze ubwo ubona ndi umwana cyane oya ntabwo uri umwana cyane niyo mpamvu tugutuma guhaha tugatuma n'ibindi bintu ako hari imyaka runaka nanjye ngomba gutiretana rero nanjye imyaka nyigezemo kurangiza kaminuza y'ibyo bituma umuntu yateretana naye nateretana abafite imyaka y'ubukure uzi ko utari wagera imyaka 22 kwa mubazi igiti kikorwa kikiri gito nyine none rero nakundanye nyine tusanzakurana nshaje ese no guteretana bateretana bakiri bato cyane ngomba guteretana kiri kagomba byiga neza noneho nkazaba mukuru no mbirenze ubundi shaka nayo tuzana ibintu by'ibiraka niki nkandi ko n'ibiraka byarakwamye bimeze bite umva se gendo buriya nubwo ubona naragiye muri biriya hari mu muvuno wa Runa kigaragara cy'uburo no kutubeshya buriya hari ibintu bamutazi subona kuramba nimere shaho we buriya hariya ahantu hari umuvuno wa danje aguze umuvuno urimo hariya nakubwira ngewe bira bintu burimo Jabona uri umuteka mutwe mukanya nkabona kubonye mu baporoso mukanya nkakubona mu basiramu mukanya nkakubona mu bagaturika ibyo nibiki oya nsobanura ibyo bintu nje ntabwo ngiye umva nyine ngiye mbabwire ubundi byose ni mu mutwe mama Kate uzi ko abaye umusirimu gute kose nuko ukatesha amashu akuma kabasirimu ma ntago ari iterambere se wumva iterambere mwaregezamo ndabona ibintu biri gutwika hani byahatari kabisa amakuru y'iminsi ni meza abaturanyi bawe abaturanyi banje barawe barakomeye cyane kwa binyevagoze ibintu none byara bibayeyo kama Kate yawe none umva nabonye agashya karenze kwemera yego noroshi nayo none kwa binyavanga uzi ibintu byabayeyo Mbese kutajya gutumatseka hasi kukajya umva ejo baguze inyama bagura ibiro 4 by'inyama bamaze kugura ibiro 4 by'inyama bazengurutse karitsiye yose urabona gusaba umunyu yego umunyu barawubura uhageze mwado umunyu bawubirima uzi ibintu byabaye none twarumiwe muri karitsiye twese mane iyi si ntabwo uri kuyibona ngo ugimeze se kuri ababyita gushaka akantu mane aseshaho birumvikana no gushaka akantu asesha kumva no kubitiriza mukanyuka bakubitijira hirya ugakubitiriza hirya ugakubitiriza hirya birabyo nibiki wafatiye hamwe ubundi ukabona ako kantu uri gushaka bisi ni danje burizi yongeye na hariya muri ya rusengero bakuramo akantu nakinyabya no muri ranga gukuramo akantu naranga kuramo akantu ibaze mbese ubwo abaye ari gitatu mu muvuno mbafite ku kwezi ariko ranatutsa kweli wamagara shiri ngumva ko ari wewe ana yanjye yabaye ikira okay ari bikajya kureba ko ari yo nyine musore ko niboneye n'umwanya se no kwitembera namenye
bitera pisi. Bimeze bite? Sawa sawa. Biracamo. Banivire muri siporo mwana. Nguye haya masaha. Anje kugusoza nta bindi birenze. Nanjye. None se Nanjye nari nabyukiye mu maso. ndikona amasuku. Ona amasuku yamereye nawe. Namereye fofo. Akenzo yamenye bayana. Nose kunguyeho mwa. Kugusoza gusa nanyuze hano mvuye muri siporo nta bindi. Ndabona wambaye na tenide sport. Mvuye mu gasiporo mani mvuye abantu. So ubona se Ndakubona. ajyanywe njye kuri tayi mbete forume igihe cyose. amafaranga yo kugura inyama ari babuza y'umunyu cyose kibaho Yesu yabe wenyine ko babana mwaburiya buryo bwo gupingana ari kari kubera ko badahuza. kubikazera Umugabo yarabonye amafaranga agura inyama, mamaje agura inyama, umunyu ari kurabura. si bya bindi byo kutumvikana mu rugo ngo umugore amenye ngo ikintu iki cyashize bakirirwa mu tubari ari naho abana babo bavaho kugira ngo barware bwaki. Ako kantu niko Yewe bimeze. data ariko se bari abantu bawe Twarumiwe mbese byaraturenze muri karitsiye. sewe uriya mugore ntashaka kujya mu ishyirahamwe nk'abandi bagore mu bimina. Keve bimeze ute? Bimeze sawa. Reka da Mama uraho? Uraho neza? Ni karibu wacu. Star. Umeze muteze? Turaho turgushima Imana. Ndabona dusura. aho bavuye se n'amahoro. Nanjye ni amahoro. Tuye mu mahugurwa. Reka Ariko amahugurwa yararyoshye reka tuvome nk'abanyamujyi. akure mugeze mu rugo. Kumva batwigishije ibintu mwiza nkajya numva nazamutse ngeze hejuru nko muri etaje ya gatanu mu bukire turakize tugiye gukira. Reka Batwihuguye baratwigisha guhera kuri zeru bagahita bakwereka umuntu afite nka miliyari. byerekeranye bijyanye n'ikize nyine miliyari wayigira nta kintu ufite. Urabona bya nyine tujya tuganiraho byo gukora tukiteza imbere. Noneho batumaze impungenge urabona nta mushinga wacu warahagaze kubera hari udufaranga twabuze. Batubwira ikigega cyitwa BDF. Njye siporo zarananiye. Niyo mpamvu usigaye by'ubuha buri munsi ujya ugerageza kuri ka close urebe ko amaraso yatembera fresh. Nose ko utambyukije nzajya nkubyutsa nta ujye unkoraho tugiye kujya nkubyutsa ku cyumweru tugende dukore dukubite tuzenguruke gutya. Ko ndabona ntacyo baye. Kabisa muri siporo inzara ari yose amavunane. Nta bari danje. Muremere njye gushitura amagi dukora karete. Ahubwo ako gatekerezo ko numva ari sawa. Ni nyamibwa. Ako gatekerezo mwana icyo nkwemererega mwana. Uri umuntu wanjye niyo mpamvu mba nje hano ntabwo areka umusaza ndebe ukuntu yanaramutse. None ndumva n'igitekerezo uzanye ari sawa kabisa. Oya narebere muri umuti. Sibyo simbuka kuri boutique ukora umuti. Ndaje mu kanya gato. Mani nturambirwe tu. Ndaje gatoya akanya gato cyane. Oya ntari bimwe nta kibazo. Ndagutegereza. Saza ngiye kukorera umuti. Wala siporo nari nkuye y'inzara. Ashakora sinatera inzara kabisa nuko ngize amahirwe umutipa kandemera. Urumva none badusobanura ibintu bya BDF. Nese BDF ni umutera nkunga. Oye ni ikigo cy'imari. Noneho akaba ari ikigo gifasha abantu mu kwiteza imbere no kubamara impungenge mu bijyanye no kubona ingwate cyane abagore n'urubyiruko. Bakaduha amafaranga. Babafashe 75 kubona izo ngwate no kubona amafaranga aho gushika 25%. None se Kevin hari ibintu uvuga bitumvikana. Ngo baraguha ibiceri 75 niba ari 75 byaba amafaranga yo yatuma ugura imodoka ukagenda uri kugira gutya. Ibyo bintu bibaho. None se Kevin ayo mafaranga ubu aka kanya tugiye twagenda guhita bayaduha nta bindi bisabwa. Mwankurikiye nabi reka mbasobanurire. Dusobanuye neza tubyumva. Ni ukuvuga ngo nabasobanura ukuntu bakora umushinga. Ukora umushinga ukawushyira mu nyandiko ukerekana ibikenewe amafaranga uzakenera iki hakazamo n'ingwate. Urabizi ko muri banke ntabwo bapfa gutanga amafaranga nta ngwate. Nukuvuga rero uwo mushinga icyuje wowe udafite ingwate. Nukuvuga uragufasha muri cya gishoro cyawe ukeneye cyose niba ukeneye nka miliyoni 75% ni amafaranga uba ukeneye ubwo ni ukuvuga baraguha 750 noneho 750 nawe uyashake. Musaza kuri gukomanga kuri geto yawe se injira mwani wute dukora umuti ntari bihute. Injira. Se twashyizemo agakare turibagirwa. Murabite? Sawa. Meze ute? Nari. Nawe waje se?
ntabwo none ngiguyemo hano njyenyine sha noneho ibyo wigize ntabwo ncika ibiki se umva ndakubonye noneho ibintu wihaye byawe ntabwo uyu munsi umva do nahacinze uyu munsi ni njye nawe gute ako si ubundi ko numva uri kwi icyabuze ni ingwate rega amafaranga banki ariko iyo bazi yo gusura ingwate barakubwira bati iyi ngwate yawe nta gaciro ihwanye n'amafaranga uri kwawe. Nibyo ndi kubabwira rero kuri icyo kijyanye n'ingwate 75% niba inzu yawe urugero ifite amafaranga agaciro k'amafaranga makeya abo barakwishingira kugira ngo yanzu yawe agaciro kiyongere ubone ayo mafaranga muri BDF. Iyo BDF iri gukorera hereye nubu iri gukora mu gihugu hose umva reba ino sako duturanye muri ufite umushinga ukawujyanayo baragufasha bakabahuza ubundi bagakora ubuvugizi ukabona amafaranga ubundi ugakora ukiteza imbere. Mama ubundi reba aha ubu ni ibintu byuzuyemo byose bijyanye n'amahugurwa ntabwo aka kanya tukabisobanura ahubwo no gushaka umwanya na mama mura kuko urabizi n'inshuti yacu akaza nkabibasobanurira neza ubundi noneho tukabishyira mu bikorwa naho ubundi ni birebire cyane ntabwo ari ibyo twaganira aka kanya ngo birangiye kuko ibintu duhuguye icyumweru cyose mugani tuzabisubira ahubwo dore batuye nakubita sanitizer nuvuga ngo kakandi ugenda aho ugeze ugiye kwinjira ahantu ukabanza ugakara kugira ngo COVID-19 itadufata. Niko tuzadukoresha. Naho ubundi byo hari naguhumura. Ibyo tuzabiganiraho. Sana mama gare Kevin no mubwiye kusigaye jya mu market. Oya niko. Mva ubwiye. Oya ndanze. Mva ubwiye. Ndagufite sha. None. Mva mbora man. Oya mbabarira mubwiye. Mbwira kana kumbabarira. Mama wawe. Mbwire mbabarira mubwira kana. No bagufashe. Subizi. Murambora mubwire. Sibyo ahubwo mva mubwira ari ikigabo kimaze kunyereza amafaranga. Nigire nje kumureba ubwo tugende dusohoke igihe kugura kana. Amafaranga. Shose. Yego nukuri amafaranga bayanyohereje ubwo ni ikigomani nakuye. Wowe tumanuke zofungura ugiye kureba umva bana nimbi. Dusohoke cyane bishaka. Mani ibyo naje kumurebera ikigabo cyanyohereje ibifaranga mani. Angahise. Ni menshi turayamarasi waso dusohoke kureba kumwe neza. Wafungura dusohoke kureba. Hari bakana hotugende. Cyane imifaranga. Niyenze. Kusukuta kunye kiyo message. Igaragara cyo. Mani COVID niyo yindiye byinshi. Cawe. Uri bwo kubimenya se? Wowe nibwo uri kubimenya twabimenye COVID bakivuga ati guma mu rugo man buriya ushaka ibingibi wabivamo igihe kizagera are kumukate kankubwire tega amatwi mubwire amaturo y'abantu ayanga abakirisito niyo bamara kugufatisha bakamenya ko ari wewe uba ari rutuntu ibintu bazagukorera sinivere hanga uzabona icyo bazagukorera ariko nari ngiye ndi kukubwiza ukuri nk'umuntu uzi neza wa Kristo umunsi bazagufata my friend uzareba Yesu ashimwe muvandi neza muvandi anywa urye sinya mukunda si bye cyane tugende gufungura kwabo amafi ikintu kirimo amafaranga birimo amafaranga yo ntago nayisimbuka si byose wogira va tugende rwose umva arashyushye undi se wigira giki wamfunyanye ngo iki kugiye kuneza iki ganeza abantu senza neza ubwenge sha bana yanjye abasenzi bagira ubwenge ko narebeka ntegereza uriya moreti mweneda uraho neza yego mweneda mwana uraho nahise nawe n'ubwacu ko namuzi ko najya mubona mu materaniro uyu nguyu nawe ndi kumubwira uburyo nawe uri kumubwira uburyo Yesu agira neza Yesu agira neza uwo ni umurimo mwiza muvandi rwose ndabona uri gukizwa neza tukagenda hirya mu misozi mu mihana tukabwira abantu Yesu ko agira neza tukabazana kuri Yesu bura Yesu yankoreye bitangaza kuba yarankuye muri ziranzira nari ndimo yagize neza ni ukuri kw'Imana yagize neza aratabara Yesu yaragowe no kuri kw'Imana aragowe uyu ni mwene data
dusengana mu rusengero utandaburisasi. Uyu ni Yesu nyine, ni Yesu, niyo mpamvu nibyo namubwiraga mwene da. Namubwiraga ati siko mwari mumpeje mu kiganiro cyanyu. oya namubwiraga nyine hari ibintu umujama nyine hari ibintu ajya yibagirwa rimwe na rimwe. None si mwene da, nose ko tuba dufite gahunda yo kujya kurepeta uyu munsi, urumva kugira ngo tuzaririmbe bimeze bite? Namenye amakuru ko benda kudufungurira ku rusengero rw'iwacu noneho. Nibagiwe. Kandi urabizi uramfashije niwo ujya ubyina tukatudanse. Uzi ukuntu abantu bambwira ati uriya musore wakijwe vuba atazi kwimbaza Imana ati turafashwe. Buriya akantu nanjye ndagakunda. None uri umukristo rero. Yego mwene da. Dore amasaha ari kudusiga. Use ntiwajya kwitegura tukajya kurepeta. Buriya kubahiriza igihe muri korali barabidusaba. Oya nibyo umuntu yajya kwitegura buriya. Kise mwe. Njyewe ibintu byawe byo kuzajya urarimanganya njye nshaka kuvugisha ukuri. Arimanganya? Nkavugisha ukuri. Arimanganya? Ibiki? Mwene da. Kontego. Uyu Ibyo kambishire ko karubanda ubimenye.